ni yanjye nyine kora kugurishije kera nyine ngo uboge kuzana igikoresho cyane ngo ugiye kuzajya umugore wanjye nzajya ndongora buri gihe. Okay, ntabwo umwanya yarawufite. Ashu. Se uwo mukobwa icyo yankoreye yarangurishije. Right. Uyu yizera ko ahawe cyangwa se yoherejwe hanze kujya gukora akazi ngo abone amafaranga menshi nkuko yari yabyizejwe, ariko uwari umutanzi we yarabizi neza ko amutanzemo pase kugira ngo ajye gucuruzwa. Ndaje nkumvishe akantu gatoya, reka mbanze nkubwire ko Christian Life School nicyo kigo cyiza gereye murenge wa Muhoza ushobora kujyanaho umwana wawe ntuzicuze na rimwe ko Minervari yapfuye ubusa. Iki kigo giherereye mu murenge wa Muhoza, akagari ka Kabaya, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Ahangaha ukeneye kugera kuri iki kigo, gifite day care, kikagira nursery, kikagira primary, from primary 1 to primary 4. Ahangaha rero iki kigo gifite ibyangombwa byose ishuri rikenera, cyangwa se ishuri rigomba abana. Bafite uniforme nziza, bafite amashuri meza ndetse n'izindi facilities zose zishoboka ku mwana kugira ngo ahabwe ubumenyi bufite ireme. So ukeneye nimero cyangwa se kuvugana n'ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se bw'ishuri, wahamagara izi nimero 078 24 85 757 cyangwa se ugahamagara 078 1 555 09. So iyi ni Christian Life School, ni ikigo giherereye mu mudugudu wa Kabaya mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza. Right. Nari maze kuvuga ko abakobwa bakomeje kujyanwa gucuruzwa mu gihugu cya Oman ndetse n'ibindi bihugu byo hanze. Ibi ngibi kugira ngo ubyemere neza cyangwa se ubyizere, reka mbanze nkumvishe aka video. Bivuze we nta care nta cyakwitse cyo gukaraba uzi tujye kuryama. Okay, ntabwo umwanya yarawufite. Ashu. Se uwo mukobwa icyo yankoreye yarangurishije. Right. Okay, ntabwo biba byoroshye ariko komera cyane. Okay. Ntabwo biba byoroshye ariko komera cyane. Nyine kora kugurishije kera nyine ngo uboge kuzana igikoresho cyane ngo ugiye kuzajya umugore wanjye. Reka twongere twumve n'aka ngaka noneho tudusesengure, dushyireho commentaire, ubundi dutange inama ku rubyiruko ruvuga ko rwabuze akazi bityo rukajya kugashakira n'ahadashoboka ndetse rukajya gushaka akazi mu buryo butemewe ndetse bakaza kukurizamo kubura ubuzima cyangwa se kwangirizwa ubuzima bwabo. Mwumve n'aka video ubundi dukomeze ikiganiro. Ni yanjye nyine kora kugurishije kera nyine ngo uboge kuzana igikoresho cyane ngo ugiye kuzajya umugore wanjye nzajya ndongora buri gihe. Ndikakubika ukagenda. Next time sinyikaragiyeho numva yanakasami kamera mbure ko na ruguru mu rugo narabatorotse nta n'uwo natagira nibaza hondi nabo ubwabo bafite akandi gahinda ko kumbura kuko numvaga amakuru birirwa bapereza umwana imirya. Yes, ngira ngo mwabyumvise. No kuvuga ngo hari abana b'abakobwa bari mu mubabaro ukabije, mubabaro uteye ubwoba, badafite no gutekereza uburyo bazawuvamo, cyangwa se bajya batekereza uburyo bazava muri uwo mubabaro, muri ako gahinda, ariko kugeza ubu bakaba batarabibonera iki igisubizo. Rimwe na rimwe aka gahinda twavuga ko hari ubwo bakiteye, hari ubwo bagatewe n'inshuti cyangwa se abo bitaga inshuti ariko nanone atari inshuti z'ukuri. Ibi ngibi ndabisobanura. No kuvuga ngo bitewe yenda n'ubukene se bukabije buri aha hanze, hari urubyiruko rurimo kwanga gukoresha amaboko yarwo cyangwa se rurimo kwanga kuvunika, bakumva ko bazabona amafaranga menshi
bifuza cyangwa se amafaranga y'umurengera ari uko bagiye gukorera mu bihugu byo hanze, noneho bigatuma bafata umwanzuro cyangwa se imyanzuro igayitse yo kwishora hanze, ariko bakagenda mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se n'amabwiriza yo kwakira umukozi mu bihugu byo hanze, cyangwa se amabwiriza y'uko umuntu asohoka mu gihugu akagenda akakirwa mu kindi gihugu. Hari procedure bicamo, yenda ndaza kuzibanyuriramo muri iki kiganiro nitubona umwanya. Uyu ni umwana w'umukobwa, aya majwi maze kubumvisha, ni umwana w'umukobwa wagize amahirwe aza kugaruka mu Rwanda, ariko acitse cyangwa se atorotse umubosi yari yashyiriwe mu gihugu cyo hanze kugira ngo amuhe akazi. Uyu mukobwa yari yagiye atanzwemo pase n'uwari inshuti ye, amutangamo pase, uyu yizera ko ahawe cyangwa se yoherejwe hanze kujya gukora akazi ngo abone amafaranga menshi nk'uko yari yabyizejwe, ariko uwari umutanze we yari abizi neza ko amutanzemo pase kugira ngo ajye gucuruzwa. Ngira ngo mwabyumvise muri audio nabumvishije. Ibi ngibi rero biriho cyane, hari abana b'abakobwa barimo gucuruzwa muri ubu buryo hanze, noneho akagenda azi neza ngo agiye mu kazi, yagerayo agasanga ibyari akazi ntago bikiri akazi, ahubwo agiye kugira gute gucuruzwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndavuga iki? Ngira ngo mujya mubabona aha kuri izi mbuga, kuri social media, abarokotse cyangwa se abavuyeyo, abacitse ayo maboko y'ababagirira nabi, y'abahohotera, y'abafata ku ngufu, barimo kugenda bavuga bati ngewe mvuyeyo bigenze gutya, mvuyeyo bigenze gutya, nari ngiye kugwayo, nararwaye, nagize ne, ibintu bitandukanye. Nibyo tugiye kunyuramo kugira ngo niba ufite inzozi zo kujya gukorera hanze, uzamenye ngo ese najyayo mu buhe buryo, nakwitwara nte, inzira byacamo ni izihe, nayahe mategeko andengera nagezeyo, ese nagize ikibazo nakibaza hehe, ese nkeneye gutaha nataha gute, ese nkeneye communication no gukomunika abantu nasize nabakomunika gute, kugira ngo utazagwa mu mutego nk'uwo uyu mwana w'umukobwa yize ate yaguyemo. Nuvuga ngo hano kuri social media naho hariho ibishuko bigiye bitandukanye, ukabona umuntu arakwandikiye mugacatinga ntimuziranye, akakubwira ati ngewe ndashaka kurangira akazi ndakurangira, uzahembwa yenda ibihumbi 5 by'idolari mu gihe cy'ukwezi. Ibihumbi 5 by'idolari ni miliyoni zigera muri 6 cyangwa se no kurenga. Kumva ayo mafaranga ni menshi, noneho wowe ugakora ibishoboka byose ntugire umuntu uha amakuru cyangwa se ubaza ngo ese ibi bintu nibyo, ese umuntu urimo kunyandikira ibi bintu aya makuru yaba yizewe. Ukora ikishoboka cyose ugahisha amakuru, akagenda mu buryo katuvuge ko ari uburyo bwa panya. Ugasanga umukobwa aragiye ageze mu bihugu byo hanze, akenshi bakunda kujya mu bihugu by'Abarabu nko muri Oman ndetse n'ahandi. Ngira ngo abantu bazareba iki kiganiro, hari abashaka kuzatwandikira muri commentaire bati yenda ibyo bintu n'ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri. Ushobora gusanga byarakubaye urimo kureba iki kiganiro. Noneho bamucisha mu nzira za panya cyangwa se inzira zidasobanutse, zitari inzira ziri official cyangwa se zitari uburyo buri official. Noneho ugasanga umuntu birangiye agezeyo, akigerayo bahita bamubwira bati wowe urakaza neza. Nyira aho ngaho hari abo twita aba agent. Aba agent ni bamwe mu bantu bashinzwe gushakira abakozi abandi ku buryo aba yarahawe amafaranga runaka, noneho ayo mafaranga yahawe akavuga ati yes murabizi, unashaka guhabwa amafaranga akavuga ati
nguhaye amafaranga agenda unshakire ndi umukobwa aha naha uzamunzanire, ngewe amafaranga yawe nzayakwishyura, nzaguha igice runaka, nangeraho nzaguha igice gisigaye wamunshyikirije. Umurimo wawe rero ni wo kumunshikiriza, namara kungeraho setu. Abakobwa iyo bamaze kugera mu mahanga, iyo bamaze kugera muri ibyo bihugu, ntaho baba bacyongeye guhurira n'umu agent wagize ute wabajyanye. Ngira ngo ikiganiro mu gikurikire neza, wasanga hari uwo tuje kurokora wari ugiye kugwa mu ruzi yarwitaga ikiziba, ariko ibintu biri serious cyane, very serious, very serious. So umukobwa agezeyo, turibanda ku bakobwa cyane cyane ko aribo tujya tubona ubuhamya bwabo. Noneho agezeyo, baramwakiriye. Kwanza iyo bakikwakira bahita kubwira ati rero ubu ngubu wabaye wacu, niko bamubwiye umukobwa. Nabumvisha akaudio gatoya, baramubwiye ngo ubu wabaye wacu, ubu turagufite, ntabwo wemerewe communication, uzajya urya ku masaha runaka, kandi nabwo uzajya urya ibi, uzajya wambara ibi, rimwe na rimwe hari imirimo imwe n'imwe uba utemerewe kugira gute gukora. Akenshi usanga agiye guhabwa imirimo ivunanye, cyo ni kimwe. Ugasanga arakora kuva mu gitondo kugera nimugoroba, rimwe rimwe n'amasaha y'ijoro agakora, agahabwa nk'amasaha 2 cyangwa 3 yo kuruhuka nijoro, akabyuka agira ati akomeza imirimo. Muri make agakorana umwete kandi agakora avunika, ariko rimwe na rimwe na wa musaruro yagiye ategereje ntawubone cyangwa se ntawuhabwe. Cyo ni kimwe. Hari abakubitwa, ugasanga arakubitwa, arakora, nubwo akora ntashimwa, ahubwo aho gushimwa akagira ati agakubitwa, harabotswa n'amapasi ndetse n'ibindi. Icyo nshaka kuvugaho cyatumye nkora n'iki kiganiro, kugira ngo mugikurikire mwumve neza uburyo ki aba bantu cyangwa se uru rubyiruko rwishora mu mirimo yo hanze rutafite rutagiye mu buryo buri official, uburyo uruhura n'akaga. Mwumve neza, ntabwo navuze ko gukora imirimo yo mu bihugu byo hanze ari bibi. Oya, ntabwo ari bibi, ahubwo wagiye ute, wajyanwe nande, wagiye hehe, ese ufite amategeko akurengera uri muri ako kazi, ese ufite uburyo bwa communication ku buryo ugize ikibazo wa communicating, right? Akenshi nanone usanga uru rubyiruko, ndavuga abakobwa nibo nibandaho cyane kuko nibo twakira kenshi bavuga ko bafatwa nabi, nibo tujya tubona kuri iyi mihanda. Usanga uyu mukobwa agiye kujya afatwa ku ngufu, akaba ariko kazi kamujyanye, uwamujyanye yaramuhishe iki amakuru. Ngira ngo audio mwayumvise. Ashobora gufatwa ku ngufu na boss we, umugabo wa nyirabuja, katuvuge gutyo bya byumvikane neza. Cyo ni kimwe. Igihe nyirabuja adahari, uwo mu boss cyangwa se umugabo mu rugo akamufata ku ngufu. Bibabaje cyane. Murabizi kangaha ushobora kuramo inda cyangwa se kanduramo izindi ndwara. Ibyo reka tube tubyirengagije, nubwo nabyo tutagira dute, tutabijugunya ku ruhande. Hari abafatwa ku ngufu na ba nyirabuja nyirizina, agasanga agiye kugira gute kuryamana n'uwo bahuje igitsina, amahano. Ntabwo mbitinda, ngira ngo murabyumva. Izi nkuru nazikuye hano ku mihanda ko abantu bagiye bagira bate babigarukaho, avuga ati mvuye aha naha muri iki gihugu, nafatwaga gutya. Hari abandi nanone bagiye bavuga ko bageze muri ibyo bihugu, noneho hakabaho iki gusambanywa
n'imbwa z'aba bosi babo. Ibintu bibabaje cyane, ngira ngo ibi bintu birababaje mwa bantu. Imbwa ugasanga aricuza atagifite icyo gukora, cyakora ku bw'amahirwe ugasanga arebye izindi nzira bicishamo bigoranye, akabagiza ate aracitse araje. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, hari abandi bajya, navuze abahabwa imirimo, abasambanywa n'ababosi, abasambanywa n'imbwa. Yes, ibyo byose nabivuze. Noneho ikintu gikomeye, hari abahura n'uburwayi. Ikintu cya kane, right? Ni icya gatatu. Hari abahura n'uburwayi, agakubitana n'uburwayi buri serious, ugasanga abo babosi be ntabwo bari kugira gute, barimo kumuvuza. Rumvikana ko hashobora kubamo no kubura ubuzima, right? Hari abavuga ngo bararwara, ariko abo babosi be ntibigeze bagira bate bamuvuza. Abo ngabo bavuga ibi ngibi naba baragize gutya, akareba inzira bicishamo, akavuga ati yenda nasize umwana mu Rwanda, ararwaye ararembye, umwana wanjye yarapfuye, ndashaka kujya kumushyingura, umwana wanjye yararwaye ararembye, ndashaka kujya kumuvuza. Agakora amanyanga, akavuga ati data yarapfuye, ndashaka kujya kumushyingura, mama byagenze gutya na gutya, ndashaka kujya gutabara, nzagaruka. Ugasanga yenda akoresha nk'amanyanga runaka, akabagiza ate avuyeyo mu nzara zabo, akagira ate akagaruka. Ngira ngo mwakurikiranye neza risk ziri mu kuba umuntu ashobora kwishora hanze azi ko agiye gukora akazi, yagerayo agasanga si akazi, ariko nanone byaratewe n'uburyo yagiyeyo mu buryo butari official. Ako kantu mukumve neza. Uburyo buri official twavuga ko ni uburyo bwubahirije amategeko. Katunyiremo gake tubahe ku makuru make dufite, yenda nundi ufite amakuru yatwandikira muri commentaire kugira ngo tugerageze. Urubyiruko rukeneye amafaranga, ukeneye kubaho. Niba ukeneye kujya gushaka amafaranga hanze, umenye ngo ese nizihe nzira nabicishamo, ni gute nagenda mfite uburenganzira bwanjye, nkazagaruka mfite uburenganzira bwanjye, ubuzima bwanjye butahangirikiye cyangwa se ngo buhungabane. So icyambere nababwiye ngo ushobora kujyanwa n'inshuti yawe, wowe wita inshuti akakuroha bitewe n'inyungu abifitemo, cyangwa se ugahura n'abasikama ku mbuga nkoranyambaga bakagusikaminga, bikarangira bakujyanye, wagerayo ugasanga uko wabitekerezaga ntabwo ariko biri. Ibyo ngibyo nabivuyeho. Ndavuga ngo rero reka dusoreze ahanga tuvuge ngo niba ukeneye kujya gukora akazi, inshuti yanjye, banza umakinge sure aka kazi nkarangiwe nandi. Ese aka kazi nkarangiwe hehe? Ese aka kazi kazamara igihe kingana iki? Ese muri aka kazi nzaba mfite freedom cyangwa se uburenganzira? Hari uburenganzira bwo kwambara, kurya, kuryama, communication. Nese niba umuntu agukoresheje ntiyemere ko uba wavugisha iwanyu wabwira uko umeze, urumva nta burenganzira ufite. Niba umubosi ushaka kumukorera wananirwa, ntabe yakubwira ngo ruhuka, cyangwa se wamusaba umwanya wo kuruhuka ngo uruhuke nawe witekerezeho, urumva nta burenganzira ufite. Abantu bagiye mu nzira rero zamaguye cyangwa se mu nzira zidasobanutse bakunda guhura n'ibyo bibazo. Jye witonda uvuge ngo akazi nkarangiwe nande, karangiwe hehe, kazamara igihe kingana iki, ese nzaba mfite uburenganzira? So nk'ibisanzwe niba ukeneye kujya gukora hanze, ubicisha mu mucyo, ushaka ibyangombwa. Inzego z'ubuyobozi uko zikurikirana murabizi. Noneho
ugere muri ambasade, habeho communication. Tubohereje umukozi, uyu mukozi agomba kugira uburenganzira bwe, azanyura aha n'aha, nagira ikibazo azakibariza aha n'aha, afite ibyangombwa byuzuye, avuye aha n'aha aje aha n'aha, nagira ikibazo azakibariza aha n'aha, nakina gutaha bizaca muri izi nzira. Hakaba hariho icyo bita communication channel, ku buryo ugenda ufite security, ukeneye kugaruka ukazagaruka ufite iki, your security, umutekano wawe wuzuye, ku buryo abantu bakwakiriye, abakoresha bawe baba bazwi, ushobora kugira ikibazo bakabibazwa. Ngira ngo murabyumvise. Rubyiruko, mwirinde abantu basikaminga cyangwa se bababeshya kuri izi mbuga nkoranyambaga. Umuntu arakwandikiye muri email, arakubwiye ngo yitwa gutya na gutya, akohereje amafoto y'ibicupuri, amafoto yakuye ahandi hantu, downloadinze ahandi hantu, cyangwa se yakuteranyije na AI, ugahita wizera ngo uyu muntu agiye kumpa akazi, ngo ndashyushye, ngiye gukira, nzaza mfite imodoka, nzubakira iwacu inzu imeze gutya na gutya, ukumva ko inzozi zawe ugiye kuzigeraho, ariko urimo kunyura mu nzira zitari zo. Ubuzima bwawe bugiye kujya mu kaga. Niba uzi ko bitaciye mu buryo buri official, ubuzima bwawe buri mu kaga. Niba urebye ikiganiro, wari uzi ko hari uwarimo kusikaminga ashaka kujyana mu kazi, akubwira ngo ni akazi mu buryo twavuze byo bumwe cyangwa se ubundi budasobanutse, inzego ntizibizi, barimo arakubwira ngo ntugire umuntu bibwira, hisha amakuru, menya ngo ubuzima bwawe ugiye kubushyira he mu kaga. RIB ihora igira ite ibivuga. Mwitondera abantu bavugisha batabazi, mwitondera abantu mwita inshuti atari inshuti, mwitondera abo bantu baba agent. Umuntu arakohereza amafaranga, ukahita uvuga ko ubwo kohereje amafaranga, yes, ibintu birakemutse, ubwo ni umwizerwa. Reka ntabwo bivuze ko ari umwizerwa, ahubwo ni uburyo arimo gukoresha kugira ngo agushuke, birangire agize ati agutwaye, noneho ubuzima bwawe bujye mu kaga cyane. Ibi ni ibishuko bikunda gufata abakobwa cyane. Mwa urubyiruko mwe bw'abakobwa, mwitonde, kuko ibintu biri hanze aha ni ibintu bikaze cyane. So ukeneye kuvugana natwe, kuduha inyunganizi cyangwa se kuduha ikiganiro, kuduha ubuhamya bwawe, watwandikira kuri 078 152 85 19. Urakoze cyane. Niba rwa mbere w'iki kiganiro, banza kandi subscribe, ntugende udakanze subscribe kugira ngo tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao.